buri wese afite inshingano yo kubungabunga ibidukikije, yaba amazi, umwuka duhumeka, isanzure, ubutaka, ibishanga, amashyamba, urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bifitanye isano nabyo. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA. Ndabasuhuje nshuti bakunze ibikiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA ku bufatanye na Minisiteri y'Ibidukikije. Kuva mu mwaka wa 1970 abatuye isi batangiye kwizihiza umunsi mpuzamahanga wayihariwe Earth Day, kandi buri mwaka ku itariki ya 22 Mata u Rwanda rwifatanya n'isi yose mu kwizihiza uyu munsi. Mu kuwizihiza hazirikanwa ku kamaro ko kurinda isi dutuye no kuyigira nziza kurushaho, habungwabungwa ibidukikije mu ntabereye ku isonga urusobe rw'ibinyabuzima n'indiri zarwo, zaba izo mu mazi nk'imigezi n'ibiyaga, izo ku butaka nk'amashyamba, mu butayu, imusozi n'ahandi. Ntawavuga guhindura isi nziza yirengagije kubungabunga ibidukikije mu gihe ari byo bituma ubuzima bubaho ku isi, harimo n'ubwa muntu uri ku isonga yabyo. Nubwo bimeze bitya, umuntu agira uruhare mu kubyangiza bitewe n'ibikorwa bye bya buri munsi birimo ibihumanya ikirere, bigatera ingaruka zirimo imihindagurikire y'ibihe n'izindi. Ibikorwa bya muntu kandi byototera indiri z'urusobe rw'ibinyabuzima nk'igihe bihumanya amazi n'imigezi, cyangwa bikangiza amashyamba, kandi ibi birahindukira nawe bikamuteza ingaruka ubwe, kuko mu gihe ahumeka umwuka uhumanye cyangwa akoresha amazi ahumanye ashobora kwibasirwa n'indwara zibishamikiyeho. Kurinda isi no kuyigira nziza binyuze mu kubungabunga ibidukikije rero biri mu nyungu za muntu, ari nayo mpamvu Leta y'u Rwanda nk'igihugu cyiyemeje kubaka iterambere rirambye rishingiye ku kubungabunga ibidukikije cyashyizeho ingamba zitandukanye ziganisha muri uyu murongo. Mu kiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye cya none, turasobanukirwa byimbitse icyo insanganyamatsiko y'umunsi mpuzamahanga wahariwe isi Earth Day ivuze by'umwihariko ku Rwanda. Turagaruka kandi ku ngamba zafashwe hagamijwe kubungabunga ibidukikije, uruhare rw'imiryango itari iya leta ndetse n'urw'abaturage mu bikorwa bibungabunga ibidukikije hagamijwe kurinda no kubungabunga isi dutuye. Nguhaye ikaze. Tariki ya 22 Mata isi yose yizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe isi Earth Day. Ni umunsi wo kongera kuzirikana akamaro ko kubungabunga ibidukikije kuko bituma umuntu abaho. Urugero kuri ibyo kurya mu bimera n'inyamaswa, amazi isoko y'ubuzima abarizwa mu bidukikije n'izindi ngero ntarondoye. Baze umuntu ahumanyije amazi, ibinyabuzima bibamo bigacika, kubona ibyo kurya nk'amafi ntibyaba bigishobotse n'izindi ngero. Ngiyo rero impamvu ari ngombwa kurwanya no guhangana n'ingaruka zituruka ku iyangirika ry'ibidukikije kugira ngo turinde kandi tubungabunga isi dutuye, nk'uko insanganyamatsiko y'uyu mwaka idusaba gushora imari mu mishinga yo kubungabunga isi, Invest in our planet. Nibyo koko buri mwaka hizihizwa umunsi mpuzamahanga wo kubungabunga isi. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka igira iti dushyira imbaraga mu kurinda no kubungabunga isi dutuye. Ivuze byinshi ku Rwanda n'Abanyarwanda, ariko icya mbere ni uko kugira ngo tubashe kubungabunga isi ni uko tugomba kubasha gutera imbere, ariko tukagera ku iterambere rirambye. Kugira ngo tubashe kugera ku iterambere rirambye ni uko tugerageza kwita ku bidukikije mu mishinga yose y'iterambere dukora. Ni ugukora ku buryo tubungabunga byaba ari ibinyabuzima, tubungabunga byaba ari ayo mazi ari ku isi, ibiyaga, inzuzi, ariko nanone n'umwuka duhumeka, kugira ngo tubungabunge yasi tuyifate neza. Ingaruka zituruka ku iyangirika ry'ibidukikije ni nyinshi, kandi ubukana bwazo ntibugarukira gusa ku isi nk'umubumbe, ahubwo ziza cyane ku muntu ukesha kubaho ibidukikije. Urugero, iyo ikirere gihumanye abantu barwara indwara zifata ubuhumekero, kandi zishobora gutuma babura ubuzima. Raporo ku bidukikije y'ikigo REMA yo mu mwaka wa 2021 yerekana ko mu byangiza amazi mu Rwanda harimo ibikorwa by'ubuhinzi, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro no kudacunga neza amazi yanduye. Iyo imigezi n'ibiyaga bihumanye, ibinyabuzima bibamo birapfa, bityo umuntu akaba yabura ibimutunga birimo ibiba mu mazi ndetse n'ibimusozi bikenera kunywa amazi nk'amatungo yo mu rugo. Mu guhangana no gukumiriza ingaruka, Leta y'u Rwanda nk'igihugu cyiyemeje kubaka iterambere rirambye rishingiye ku bidukikije bibungabunzwe,
yashyizeho ingamba zitandukanye tubwirwa n'ikigo REMA cyo kubungabunga ibidukikije. U Rwanda rwafashe iya mbere mu gufata ingamba zo kugira ngo tubungabunge isi dutuye, ariko iza mbere nyirizina nizo kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima. Dufite urusobe rw'ibinyabuzima rutandukanye, ariko bitewe n'ibikorwa bya muntu, iyo urebye usanga hari ibikorwa bishobora kurubangamira. Twita ku binyabuzima biri mu nzira yo gucika, ibyo byose tukabibungabunga. Twita ku ndiri nanone z'urusobe rw'ibinyabuzima zishobora kuba ziri ahantu hatandukanye, zirimo bya binyabuzima bitandukanye. Nanone hari imirongo migari yagiye itangwa cyangwa se yagiye ifatwa n'igihugu. Aha ngaha navuga gahunda y'ibikorwa yo gushyira mu bikorwa amasezerano yasinyiwe i Paris yo guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe, izwi nka NDC cyangwa National Determined Contributions. Ni gahunda igihugu cyihaye y'imyaka 10 kugeza muri 2030 yo kugira ngo twubake ubudahangarwa bw'ibice byose by'ubukungu bw'igihugu cyacu, duhereye cyane cyane ku bice byibasirwa n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe. Aha ngaha twavuga nk'igice cy'ubuhinzi. Hari ibindi bice bitandukanye birimo nko gucunga imyanda mu gihugu, kuko ntabwo wabungabunga isi udacunga neza imyanda iva mu bikorwa bya muntu, kuko niyo igenda ikongera ikanduza cyangwa ikangiza yasi, ariko ikanagira n'ingaruka mbi ku muntu, kandi tuzi neza ko muntu ari uri ku isonga ry'ibidukikije. Ibyo byose rero byagiye bishyirwaho kugira ngo u Rwanda rugire umurongo ngenderwaho wo kugira ngo twubake yasi nziza dushaka. U Rwanda kandi rwashyize imbaraga mu kubaka ubukerarugendo bubungabunga ibidukikije nk'uburyo bwo kurushaho guhangana n'ingaruka zituruka ku iyangirika ryabyo. Ibi kandi bikagirwamo uruhare n'izindi nzego zirimo imiryango itari iya leta na sosiyete sivile. Urugero ni nk'igishanga kizwi nk'Umusambi Village cyasubiranyijwe, ubu kikaba kirimo imisambi ibarwa mu binyabuzima byendaga kuzimira mu Rwanda. Iki gishanga n'ibihakorerwa nabyo bitanga umusanzu ufatika mu kubungabunga ibidukikije no guhangana n'ingaruka zituruka ku iyangirika ryabyo, nk'uko umwe mu bakora muri iki gishanga abigaragaza. Iki gishanga gifite uruhare runini mu kubungabunga ibidukikije. Iyo tugiye kureba mpereye ku musambi, dufitemo imisambi, dufitemo izo nyoni. Ikindi cya kabiri, iki gishanga kirakora cyane mu buryo bw'imihindagurikire y'ikirere. Ndetse usibye n'ibyo ni ahantu ho kwigira. Dufite education center hano mu Musambi Village. Iyo abantu baje turabasobanurira, tukababwira uburyo bwo kubungabunga ibishanga, tukabasobanurira uburyo bwo kubungabunga ibinyabuzima bitandukanye. Ibyo byose ni contribution Umusambi uri gufasha isi yacu kuba yamera neza. Urwego rw'abikorera ni rumwe mu zitanga umusanzu mu bikorwa bigamije kurinda no gusigasira isi dutuye binyuze mu kwimakaza ibikorwa bitangiza ibidukikije. Ikigo Rokosana Rwanda gikora ifumbire y'umwimerere hifashishijwe ibikomoka ku matungo ni rumwe mu ngero. Ifumbire y'umwimerere icyambere cyiza cyayo nuko igaruriza umwimerere nyine ibimera. Ntabwo ihumanya ari ibimera cyangwa ari ubutaka cyangwa ari amazi, ari byo bidukikije. Nta nubwo ihumanya abantu bazarya ibiva mu murima, ariko ni n'ifumbire nanone izamura ubuzima, cyane cyane ubuzima bwo mu butaka, kandi niho inkingi ubundi igenderwaho ku bimera, byaba ari ibiti cyangwa byaba ari imyaka isanzwe. Tubona rero tubungabunza ubuzima bwo mu butaka, iyi fumbire ntibihumanya amazi, ntibihumanya abantu cyangwa n'ikirere. Twumva ari umusanzu munini cyane ku kubungabunga ibidukikije. Mu kubaka iterambere rirambye rishingiye ku kubungabunga ibidukikije mu Rwanda, hari byinshi bimaze kugerwaho tubwirwa n'ikigo REMA cyo kubungabunga ibidukikije. U Rwanda rumaze kugera ahantu hashimishije mu rugamba rwo guharanira iterambere rirambye.
icya mbere naheraho ni uko binyuze mu bufatanye bwa minisiteri ifite igenamigambi mu nshingano, ubu ngubu ibidukikije no guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe ni ibintu hemejwe ko bigomba kuba bicengezwa muri gahunda zose z'ibice bigize ubukungu bwacu. Ikindi gikomeye tuvuga nk'u Rwanda rwagezeho ni gahunda yo guca ikoreshwa, ikora n'icuruzwa ry'amashashi n'ibindi bikoresho bya plastique bikoreshwa inshuro imwe bikajugunywa. Ni ikintu gikomeye cyane kuko iyo turebye ingaruka za plastique haba ku binyabuzima byo mu mazi, haba no ku batuye isi no ku isi muri rusange, usanga ari ingaruka zikomeye cyane kandi rimwe na rimwe zidashobora gusubiranywa nk'uko ibyo zangije byari bimeze. Ubu rero ku rwego rw'u Rwanda tukaba tunishimira yuko dufatanyije n'igihugu cya Peru twabashije kuba twasaba ibindi bihugu byose byibumbiye mu muryango mpuzamahanga wa UN kugira ngo tube twashyiraho amasezerano mpuzamahanga arebana no guhagarika ikora n'ikoreshwa ry'ibikoresho bya plastique bikoreshwa inshuro imwe bikajugunywa. Urwo rugamba narwo tukaba twishimira ko turi mu b'imbere batangiranye narwo, kandi tunishimira ubufatanye twabonye bwavuye mu bihugu bitandukanye bafashe icyo gikorwa. Intero yatewe na Leta y'u Rwanda mu kubaka iterambere rishingiye ku bidukikije bibungabunzwe irasa n'iyumvikanye mu Banyarwanda, dore ko bamwe mu baturage twaganiriye basobanukiwe akamaro ko kubungabunga ibidukikije ndetse ngo bagira uruhare mu bikorwa byo kubibungabunga bagamije kubungabunga isi. Mu gusigasira ibidukikije nkanjye nk'umunyarwanda, ndinda bwa butaka kuba bwagira bwatemba, nkateraho nk'ibiti ndwanya isuri. Nubwo abaturage bagira uruhare rufatika mu bikorwa bigamije kubungabunga ibidukikije, hari bamwe batarumva ko uruhare rwabo ari ingenzi muri iyi gahunda. Ni naho ikigo REMA cyo kubungabunga ibidukikije gihera kibakangurira kubigira ibyabo, cyane ko hari n'amategeko abiteganya. Ku bantu rero ubona bakinangiye cyangwa se bagiseta ibirenge, guverinoma y'u Rwanda ibinyujije muri minisiteri y'ibidukikije n'ibigo bishamikiyeho ishyira ingufu cyane muri gahunda yo kwigisha abanyarwanda b'ingeri zose, ariko tubikora mu buryo butandukanye. Dukoresha televiziyo, dukoresha radiyo, dukoresha ibiganiro bitandukanye kugira ngo buri munyarwanda aho ari, buri muturarwanda aho ari amenye gahunda zo kubungabunga ibidukikije, amenye n'uruhare agomba kuzigiramo kuko ntabwo ari ibya leta, ni ibya buri wese. Uretse rero ibikorwa byo kwigisha, minisiteri y'ibidukikije na REMA by'umwihariko yagiye ishyiraho amategeko atandukanye n'amabwiriza agenga kubungabunga ibidukikije. Hari itegeko ry'ibidukikije rigenga ibidukikije ryagiyeho mu 2005 rivugururwa mu 2018. Ni itegeko ririmo ingingo zose zadufasha kubungabunga ibidukikije zikurikijwe neza. Hakaba n'andi mategeko yagiye ashyirwaho nk'itegeko rigenga urusobe rw'ibinyabuzima, naryo ryavuguruwe umwaka ushize muri 2021. Ibyo ngibyo rero nibyo dushyiramo ingufu, kwigisha no gukurikirana iyubahirizwa ry'amategeko. Wari uzi ko ku isi ariho honyine dusanga ibidukikije birimo umwuka wa oxygene duhumeka ndetse n'amazi atuma ubuzima bushoboka? Nubwo bimeze bityo ariko, ibikorwa bya muntu biza ku isonga mu kwangiza ibidukikije, nk'igihe hatwitswe ibintu byohereza imyuka ihumanya mu kirere bigatera imihindagurikire y'ibihe, ihumana ry'umwuka n'amazi. Wari uzi ko se wagira uruhare mu kubungabunga isi n'ibidukikije wirinda gutwika ibintu byose byangiza ikirere nk'ibikoresho bikoze muri plastique n'amashashi, wirinda gutema ibiti ahubwo ukarushaho gutera byinshi, ndetse ukanirinda kujugunya imyanda ahatarabugenewe?
ntanshoreje ikiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye cya none, naho ubutaha. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA.